Ngaha turaje Nyagasani kwitabira ingoma y'urukundo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri wa gatanu w'icyumweru cya 12 mu byumweru bisanzwe, tariki 26 Kamena 2026. Dore amasomo ajye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cya kabiri cy'Abami, umutwe wa 25 umurongo wa 1 kugeza kwa 12. Ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 9 w'ingoma ya Sedekiya, Nebukadinezari umwami wa Babiloni yajyanye n'ingabo ze zose atera Yeruzalemu. Ahageze ahatuza ingabo ze, umujyi wose zizengurutse imikingo miremire. Umurwa ntiwafatwa kugeza mu mwaka wa 11 w'ingoma ya Sedekiya. Nuko mu mujyi inzara irabayogoza, abantu babura icyo barya. Ku munsi wa 9 w'ukwezi kwa 4 nibwo Abakalideya baciye icyuho mu rukuta rw'umujyi, ariko bumaze kwira ingabo zose za Yuda ziracika, nubwo Abakalideya bari bagose Yeruzalemu yose. Bagendaga banyuze mu muryango uri hagati y'inkike zombi hafi y'umurima w'umwami. Bagendaga berekeza i Araba. Nyamara ingabo z'Abakalideya zikurikira umwami, zimufatira mu kibaya cya Yeriko. Ingabo ze zose ziramuteranira. Ingabo z'Abakalideya zifata umwami Sedekiya, ziramuboha, zimushyira umwami wa Babiloni wari i Ribula, amucira urubanza. Bahotorera abahungu ba Sedekiya imbere ye. Hanyuma Nebukadinezari anogora Sedekiya mu amaso, bamubohesha umunyururu w'inyabubiri w'umuringa, maze bamujyana i Babiloni. Ku munsi wa 7 w'ukwezi kwa 5 mu mwaka wa 19 w'ingoma ya Nebukadinezari umwami wa Babiloni, niho Nebuzadari umutware w'abarinzi n'umugaragu w'umwami wa Babiloni yinjiye muri Yeruzalemu, atwika ingoro y'Uhoraho n'ingoro y'umwami n'amazu yose ya Yeruzalemu, cyane cyane ay'abantu bakomeye. Ingabo zose z'Abakalideya zari zirekereje umutware w'abarinzi w'umwami, zisenya inkike zari zikikije Yeruzalemu. Nebuzaradani umutware w'abarinzi b'umwami ajyana mu bunyago abantu bari basigaye aho mu mujyi, n'Abayuda bari biyeguriye umwami wa Babiloni, n'abandi banyabukorikori bari basigaye. Umutware w'abarinzi asiga mu gihugu abantu bake muri rubanda rugufi gusa, kugira ngo bahinge imizabibu n'imirima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi idufasha kuzirikana kuri iri somo rya mbere ni Zaburi ya 37. Yeruzalemu, ururimi rwanjye ruzumira mu gasenge cy'akanwa, niba ndetse kukuzirikana. Ku nkombe z'inzuzi z'i Babiloni niho twicaraga maze tukarira iyo twibukaga Siyoni. Mu mashami y'umuzabibu yabo, mu mashami y'imizabibu yabo niho twamanikaga inanga zacu. Nibwo bari batwigaruriye badusabaga kubaririmbira, n'abatwishishaga gahato bagatwinya ngo tubabyinire, bagira bati nimuturirimbira akaririmbo k'i Siyoni. Twaririmba dute indirimbo y'Uhoraho mu gihugu cy'amahanga? Yeruzalemu, ningira ubwo nkwibagirwa, indyo yanjye izumirane. Ururimi rwanjye ruzumire mu gisenge cy'akanwa, niba ndetse kukuzirikana, niba ntagize Yeruzalemu imena mu bishimisha. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 8 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Igihe Yezu amanutse umusozi, abantu benshi baramukurikira. Nuko haza umubembe, amupfukama imbere, aramubwira ati, Nyagasani, ubishatse wankiza. Yezu arambura ukuboko, amukoraho avuga ati, ndabishatse, kira. Ako kanya ibembe byo birakira. Nuko Yezu aramubwira ati, uramenye ntugire uwo ubibwira, ahubwo genda wiyereke umuherezabitambo, kandi utange ituro ryategetswe na Musa, ngo bibabere icyemezo cy'uko wakize. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ibuka gufungura buri munsi, ufungure buri munsi, kandi ufungure abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana igohoreho buri munsi. Amasomo atagatifu tumaze kuzirikanaho
afite intego y'isengesho, isengesho ry'umunyabyaha, isengesho ry'umuntu uri mu kaga, isengesho ry'umuntu ubabaye, ariyo sengesho tujye kuzirikanaho, isengesho ry'umubembe rigira riti Yezu ubishatse wankiza. Nawe nanjye twembi turarwaye, hari aho turwaye cyane cyane ku mubiri ndetse no kuri roho, tukaba dusaba Nyagasani ko natwe yadukiza. Yezu ubishatse wankiza. Ngiyi intego remezo igiye kudufasha kugira ngo nawe iri sengesho ribe ryawe, maze nk'uko nawe urwaye ubwire Yezu uti Yezu ubishatse wankiza. Reka tuzirikane ku ngingo 3 ziza kudufasha natwe gucengerwa n'iri sengesho. Uwo munyabyaha, uyu mubembe atuye Yezu, bityo nanjye nk'umunyantege nke, umunyabyaha, nanjye ngira uburyo natakambira Nyagasani mu byago ndimo, mu kababaro ndimo, mu gahinda ndimo, kugira ngo nanjye Yezu ankize, ariko ankize ku bushake bwe. Yezu ubishatse wankiza. Icya mbere tujya kuzirikanaho, tujya kuzirikana kuri pozisiyo cyangwa ahantu cyangwa ukuntu dutereka amaboko igihe cyose dusaba. Baravuga ngo umuntu wese usaba amaboko ye ayashyira munsi y'umuhereza, munsi y'uwo agiye gusaba. Ni ikimenyetso cyo kwicisha bugufi, kumva ko utari kamara, kumva ko ari wowe ugomba kujya hasi kugira ngo uguhereza aze kuguterekeraho, abona koko wiyoroheje, wicishije bugufi. Ikindi kandi usibye guca bugufi, ni urugero rwiza rwo kwiyoroshya, imilite kandi ijyana kuri humiliation. Ntabwo kwicisha bugufi bijya bitana n'igisebo, kuko buri gihe igisebo kumva ko nyine turi hasi, tugomba nanone kureka Nyagasani akaba ari we udukuza. Ngo uyu mubembe rero ugana Yezu akamupfukamira agira ngo amukize. Yezu ubishatse wankiza. Ingingo ya 2 tujya kuzirikana ku kinyabupfura. Ngo hari amagambo 3 waza kubwira umwana ufite ikinyabupfura. Umwana ufite ikinyabupfura ntakura mu kanwa ke amagambo meza, amagambo yo kumvira. Ariko reka tuzirikane tugaruke ku magambo 3. Nawe nubwo mvuze umwana, ariko n'umuntu mukuru nawe biramureba, kuko ikinyabupfura atari cy'umwana gusa, ahubwo ni cy'abantu bose. Icya mbere kiranga umuntu ufite ikinyabupfura ni ugukomanga. Amagambo ashobora gukoresha please, hello, komera, mbese agakomanga ku rugi kugira ngo aze gukingurirwa, kuko usaba wese nyine ahabwa. Iyo umaze kumukingurira ahita akurikizaho ijambo rya 2. Iyo umaze kumuha icyicaro, yabona nyine utuje, yabona ushobora kumwakira, akajya atege ibiganza bya bindi biza kujya munsi ya wa wundi umuhereza, nuko akagira gute, agasaba, gusaba. Iyo umuntu rero asaba, ntabwo nyine ategeka, aricisha bugufi, agasaba, agatakamba, mbese nyine agataka nk'uko umubembe nawe atatse. Ngiki kinyabupfura, gusaba, ugasaba ndetse n'imbabazi n'igihe wumva wacumuye. Uko gusaba rero ni ikintu biranga umuntu ufite ikinyabupfura. Ijambo rya 3 umuntu ufite ikinyabupfura atabura no gushimira, merci, urakoze, thanks. Amagambo rero ni amagambo meza nanone atwibutsa ko Yezu adukiza, ariko natwe tugaruka kumushimira. Tujya rero kureba isengesho ririmo ikinyabupfura ryitwa Yezu ubishatse wankiza. Isomo rya mbere tumaze kuzirikana yo mu gitabo cya 2 cy'Abami, ni igitabo kitubwira Abayisiraheli bajyanwa bunyago cyane ubwo bagomeraga Imana. Nebukadinezari umwami wa Babiloni yagose Yerusalemu, asenya ndetse arayisenya, ndetse n'Abayuda abajyana bunyago. Ibi byabakururiye inzara n'ihirikwa ry'ubwami bwa Sedekiya, birangira inzu n'umurwa w'Uhoraho bisenyutse. Ayo rero ni amakuba yakuruwe nuko Abayisiraheli ndetse n'umwami banze kumvira Imana. Iyo bakiza kwiyoroshya, bagaca bugufi, bagatakira Uhoraho, Nyagasani ari kubagoboka. Ariko babotse ibigirwamana bituma bihunza Nyagasani, batongera kumureba. Ivanjiri uyu munsi turumva umubembe utakamba, utakira Imana. Nguko rero gutaka, ugatakira uwashobora kugutabara, ariwe Yezu nyine utashobora kugutamaza. Ibembe byerekeza ku byaha, birashushanya ibyaha. Iyo wakoze icyaha ugira ipfunwe, ariko iyo ufashe icyemezo ugatabaza Yezu, ukamutakira, Yezu nyirimpuhwe mbabarira, nta kabuza Yezu aragukiza, kuko Yezu ni umunyampuhwe. Nawe ukagira uti Yezu ubishatse wankiza.
Ingingo ya gatatu, tujya kuzirikana ko gusaba atari ugutegeka. Gusaba ni ugutaka no gutakamba, ntabwo ari ugushikuza, ntabwo ari igitutu, ahubwo ni ugutakamba. Niyo mpamvu umubembe agira ati ubishatse wankiza. Umubembe ari muri position de faiblesse, ageze ahantu habi, arababaye, ariko agiye kubabarirwa kubera Yezu atakiye. Yezu ubishatse wankiza. Yezu adusaba gutegereza buri gihe cyose, ntabwo tugombera gushikuza. Abantu benshi ku isi twibuzemo patience, twibuzemo kwihangana. Hari n'imvugo y'igifaransa igira iti Dieu n'est jamais en retard, c'est l'homme qui est impatient. Ngo Imana nta n'imwe itinda, nta n'imwe ikerererwa. Umuntu niwe utinda, niwe ukerererwa. Izo nosiyo zo gukererwa, zo gutinda ndetse no kwivumbura ziba ku bantu. Rero umubembe yarasuzuguritse, ariko yakomeje no guseba kugeza ubwo asabirije, aratitiriza, nuko kwinginga Nyagasani bituma akira. Iyo natwe twatakamiye Nyagasani tudashikuza, tudategeka, nta kabuza Nyagasani aradukiza ku neza ye. Muvyeyi, inkuru uyumve, hari igihe waza gusanga nawe mu buzima bwawe ujya uhura n'imeze nk'ibi, cyangwa nawe ushobora kuba wategeka Nyagasani aho kureka Nyagasani akagutekera, ubundi ugakomeza kumutaka. Umunsi umwe hirya kure cyane mu gihugu cya kure, ngo umugore yakundaga gusenga cyane, ariko nubwo yasenga cyane afite ubuyoboke ku Mana, ngo arafite umugabo wananiye ababyeyi, bishatse kuvuga nyine yamunaniye nawe. Umugabo uhora mu ikabare, uhora asoma kuri 5 yandika 8, agataha amajoro sinakubwira. Inzu z'indaya akazivogera uko abishatse kose, nuko akazisuhuza uko bukeye nuko bwije ku buryo bukomeye. Yataha ntataye nk'umuntu nyine wiyoroheje, ahubwo agataha ari gutuka umugore we, ari kumutonganya bikomeye cyane, akamukubita bikomeye, inkoni, ishyi n'ibindi byinshi cyane yamuhondaguraga. Umunsi umwe rero umugore ngo aza gufata icyemezo cy'uko agiye kwahukana, yisubiriye iwabo, ko arambiwe n'urushako. Umugabo umuhoza ku nkeke, aho aramukubita. Nuko umugore ko ari umukristo yatekereza uburyo atazongera gusubira ku ifunguro ritagatifu, atazongera gusubira ku meza matagatifu ngo ahazwe, kubera ko nyine umuntu wataye inshingano ubundi ni icyaha, n'ubundi yakagombye nanone kwihagarika ku meza utinshingano. Umugore bikamwanga mu buryo azamara igihe kirekire adahura na Yezu. Nuko ngo umunsi umwe aza gutekereza, arongera aratekereza, ajya kujya kwa Yezu, aza kujya kwa Yezu mu kiliziya, ajya gushenya nk'uko arabisanzwe, nk'uko arasanzwe abikora. Nuko ageze mu kiliziya, kwihangana biramunanira, maze atonganya Yezu mu ijwi rikaze rikomeye, ijwi rirerire ati, Yezu, kuki wankoreye ibintu nk'ibi ngibi bisharira bene aka kageni? Ko narinze ubusugi bwanjye, nyirinda, uzi ukuntu nitondaga nkiri umujene, nkiri urubyiruko, nitondaga bikomeye. None kuki wampaye kugwa kuri iki gihubutsi cy'umugabo nk'iki? Umugabo nk'uyu w'umusinzi, umugabo nk'uyu w'indara. Koko Yezu, uyu ni wari wamboneye tuzabana? Kuki wampaye urugo rumeze rutyo, urugo rusharira, urugo rubishye nk'uru? Uyu mugabo koko niwe mugabo wampitiyemo ko tuzabana? Cyangwa nibeshye ku muhamagaro? Ngaho usubiza kugira ngo nanjye mbonereho, kuko ibyizi ngo zibanye ku muguruko bivuyemo, zishingutsemo, ndigende nisubiye iwacu. Ako kanya umugore akiri kwisararanga, akiri gusakuza, ntiyamenye igihe agatotsi kamutwariye, agatotsi karamwiba. Nuko bimera umwanya nyine wo gutuza, dore ko yaratangiye gutonganya Yezu, maze akangutse yumva ijwi rimubwira riti, yewe nanjye natoye Yuda, nzi ko tuzabana, akankorera kandi akazamfasha kogeza inkuru nziza y'umukiro. Sinigeze mutorera kuzangambanira. Amen, amen. Nuko wa mugore ngo akangutse ashigukiye hejuru, nyine amaze kumvira iryo jambo, yumva neza iryo jambo ariwe koko ryari ribwiwe. Narinjye kuvuga yumva akize icyo yararwaye, yumva agize amahoro mu mutima we, yumva agize n'imbaraga zidasanzwe zirimo kwihangana ndetse zimurinda kwivumbura, dore ko yaramaze kurakara bikomeye. Nuko asubira mu rugo yakize, umushiha n'umujinya byagiye byagabanutse, byakize, yuzuye kwiyakira ndetse no kwihangana no kwakira wa mugabo we wamubereye ikigusha. Ibintu bitatu twazirikana mu gusoza, tuzirikana ko nyine Yezu adukiza cyane cyane ku bushake bwe. Icya mbere,
tujye tuzirikana ko turi abantu, Imana ikaba umuremyi, twebwe turi ibiremwa. Ni ukwirinda gutugarika Imana, gutugarika Yezu, guhata Yezu nk'uko duhata ibirayi ndetse n'ibijumba. Yezu ntakora ku gitutu n'igitugu ndetse n'amahane byacu nuko twamutonganyije, ahubwo ku bushake bwe Yezu ubishatse wankiza. Icya kabiri, hari umuhamagaro ushobora kunyuramo ukajya ubona atari wawe, buri gihe ugahora wicuza. Nawe kandi byakubaho. Abantu benshi tunyura mu mihamagaro rimwe tukivovota, tukivumbura bitewe n'umuntu mubana, ukajya ubona nk'aho Imana yagutuburiye, Imana yakugenzeho, Imana yaraguhenze kubera ibi yagukorera, ko guhoza ku nkeke, kubera ibyago urimo, wenda uburwayi ufite, amakuba, bikagutera kwiheba. Icyo twazirikana nuko ntawe Imana yahaye gukora nabi, ntawe Imana yatoreye gukora nabi. Umugambi w'Imana buri gihe ni ukudukiza, ni ugukiza abantu, ni Imana yadutoreye. Na Yezu yatoreye Yuda, yamutoreye nyine kuzakiza, kuzacungura isi. Nyuma nyine turumva ukuntu Yuda nyine yaje kumutenguha. Na Yuda Yezu nuko yamutoye, ntabwo yigeze amutora ko azamugambanira. Nawe rero hari igihe wazabana n'umuntu ntagushobokere, akakubera ikigusha, ujye umusabira, Yezu ubishatse wankiza. Uwo muntu arwaye ibibembe, ashaka ko arwaye ibibembe by'ubusinzi, arwaye ibibembe by'uburaya, arwaye ibibembe by'ubugambanyi, ujye umusabira, kuko nawe si we, kugira ngo Yezu amukize. Kuko Yezu icyo atanga umukiro. Hari abagabo benshi barembeje abagore babo, ndetse n'abagore nabo babereye abagabo abahemu. Ubwo ni ububembe. Dusabe Nyagasani kugira ngo twirinde ubwandavure, twirinde uburaya, twirinde ingeso mbi z'ubusinzi n'ibindi byose bitujyana kure y'Imana, maze natwe tumenye gutakambira Nyagasani. Hari igihe ubona uyu n'uyu ari mu muhamagaro, cyane cyane umuhamagaro w'abihaye Imana, uti nk'ubu se uyu nawe ni Nyagasani wamutoye? Harya uyu nawe yaramutoye uyu w'umugome, w'umuhemu, w'umugambanyi? Nibyo koko, ntabwo Yezu yatoye uwo muntu nk'umugambanyi, yamutoye kugira ngo amutunganye, ngo azamubere umuhamya. Uwo ngo rero yarwaye ibibembe, ni ukumusabira, Yezu ubishatse wamukiza, umugirire neza. Icya gatatu ari nacyo cya nyuma tujye kuzirikanaho, ni umwanzuro nyine tujye gufata w'ubuzima. Tuze kureba uko dusoza amasengesho yacu, tubisabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu, ku bwa Yezu Kristo. Yezu ndabigusabye, bibe ku bwawe, bibe ku bushake bwawe. Bityo bene iryo sengesho ntabwo ari ugushikuza. Tugendere cyane cyane ku isengesho rya Bikira Mariya, ubwo marayika aza kumusura amaze kumubwira inkuru nziza, nuko akamusubiza ati fiat voluntas tua domine, que ta volonté soit faite Seigneur. Ugushaka kwa ni gukorwa Nyagasani. Iryo sengesho rya Bikira Mariya rirerekeza ku muntu wiyoroshya, asaba ko Nyagasani ugushaka ko hakorwa. Nawe rero mu isengesho ryawe, ibyo wasaba Nyagasani byose, waba uri mu kaga, waba uri mu nzara, waba uri mu makuba, waba uri mu burwayi, ujye usoza isengesho navuga uti Nyagasani ugushaka kwawe ni gukorwe. Niba ari ugushaka kwanjye, singutugarike, sinshyireho igitutu, sinshyireho amahane, sinshyireho gutongana, ahubwo bibe ugushaka kwawe Nyagasani. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.